umunyepolitike se ntabikora neza nitumukunda se ariko afata umwanya akavuga ngo Imana niyo yambere kuko aho yamukuye izina yigize gute imugejeje nawe ugahangana ngo Bibiliya ni y'abazungu ukayitwika ubuhanuzi bugatangira gusohora yuko Bibiliya twatwikwa uwo ni umwumve n'uwa mbere ubikoze ariko muri gahunda y'uko zatwikwa bikumvikana nubwo abazatwikwa tutabazi ariko barahari ibigo by'abana bari cyaraho bagiye ntaho bagiye tugomba gufata umwanya wo kugira ijambo ry'iki tugasaba imbaraga y'Imana ikabana natwe kandi tugasubirisha Imana mu guhimbaza cyangwa iki indirimbo bana b'Imana bavuga byinshi ariko abwirwa benshi bakagira gute turasubira ngo mukanguke turi mu minsi idasanzwe turi mu minsi igoranye turi mu minsi aho ibibazo byabaye byinshi umva ugera ahantu ukabona ubuzima burakugoye wagera no ku bindi ukabona birakuruje ariko mu byo dukora byose tujye dushima iki Imana niyo yambere kandi izakomeza kubana natwe nimujya mubona n'ujya ubona umaze umwaka utarwaye ntuzibwire ko abantu batarwara fata umwanya ujye kwa muganga nuhagire ukuntu abarwayi bameze ahari wagira n'icyo ubasigira uravuga ngo umaze umwaka nta kazi ufite yego nibyo ntako wabonye no kurya birakurusha ariko hari umaze umwaka aryamye ariko kugira ngo umare umwaka uryamye abantu bakuzanira ibyo kurya no kugira ngo umare umwaka nta kazi ufite ushakisha icyagutunga uwo munsi wahita biki wahitamo kuba uri kwa muganga ujye ubyumva ko natanga Imana izamukomanga ngo ajye Butare namara kuhagera aguhe bitanu ahubwo wavuga uti Imana nubwo uyu munsi naburara ariko mukecuru wanjye hari isomo rimwe yamwigiraho papa amaze gupfa twari tukiri bato cyane yarambwiye kuko nije muhungu mukuru wari uhari aratubwira ati kandi yavukaga kwa se bari bakomeye kwa Simiyoni Ngarama bahoranye ubutunzi niyo banamubuze bavuze vuba birikumvikana ubutunzi barabuhoranye ariko ntibyatubuzaga gusonza bawufite inzara ikatujajabika kandi waba batunze niyo mpamvu waba umuntu umuntu utagiriwe rwose yaraguwe iwaba umuntu ntakigenda inzara ikatwika Simiyoni arahabyitegereza ariko ibintu bikabicana hari abavuga ati mbona ubwo mama mugano wakomeye hari amahirwe ariko ibyo ntacyo byatumariye rwose ntabyo nabona ubwo mama aratubwira ati bana banjye so wanyu arapfuye niba apfuye rero ibintu ni bibiri muzicwa n'imitwaro cyangwa mwitwe abantu babakubita kubera kwiba bikumvikana yari amahitamo angahe n'ibyo yaduhaye muzicwa n'imitwaro kuko mama ntiyari yarize ngo azi ubwenge bundi azakora yagiye mu kabera gucuruza resitora ukwezi kumwe barahombye ahita ataha mwibuka acuruza hano mu kabera rwose atumva umugari ibintu bimeze neza abasaza baza bameze neza n'abakecuru ariko ukwezi kumwe igishoro cyari gihagije kubera hari no mu nzara abati bana muzicwa n'imitwaro cyangwa mwitwe na rubanda babakubita kubera mwibye naramubwiye nyumva rero mama ntabwo tuzicwa n'abantu twibye tuzicwa n'imitwaro si amahitamo si abiri se ndangije kubahitisha nk'umuntu wakwemera kwicwa n'inzara ari mu rugo cyangwa akemera kuba kwa muganga uravuga ati iyo byose twamara igihe kinini nta kazi dufite ariko tukaba tutari hehe kwa muganga nawe yabigisha n'ibintu bibiri muzicwa n'imitwaro okay njyewe bwakandi wari mukuru naheraga ku wa mbere nta nubwo nari umunyesabato nkageza ku cyumweru ry'indago n'amaguru ugenda agaruka tukajya kurangurira ijumba indago tukagaruka bugacya tugasubirayo twiteye ko twananiwe ubundi yaba yiboneye ibijumba nka bibiri akabikubita mu mufuka tukaba tugeze twamutegetse tukicara tukabirya tukavuga tuti ubu ni ubukire reka ibyo abantu babeshya wumvise ubukire ariko ubu ni ubukire ureka ibyo abantu babeshya buriya niyo mpamvu umugore ajya akunda kumbaza kuki udakunda kuba mu rugo buriya sinshobora
muri kwaje kiretse ikibazo cyabaye sinshobora kuyicara isaha nta muntu turimo tuganira mba nagiye sinshobora kuko inzige nahuye nabyo juzo nayo cyangwa sigera yagaruka isiniza kaye nuko ngahera kuwa mbere ngageza ku wundi wa mbere njya mu gatunda njya mu kamera imwe kumva ari amaguru yo ari ahantu hose haranze ariko dushimira Imana yuko igihe cyageze Imana rero avuga uti ibyo nibihagarare utangire ubundi buzima hari birashoboka ubuzima bw'isi ntabwo bworoshye sibyo ariko ngira ngo mbabwire ko nta hantu Imana itakora iki ntaho ahubwo imyitwarire yacu hari igihe tumara hari ibintu bitangiye guhinduka tukitwaza ko hari ibihindutse ariko tukibagirwa aho twavuye niyo mpamvu rero tugomba kuba abatunzi ariko bafite akamaro ituba abatunzi badafite akamaro kuko ubutunzi bw'isi tuzabusiga ese biri kumvikana ubu tuzabisiga nyabwira abantu bashaka abagore babiri mufite ibibazo buriya nubwo wanyicana nahera ngapfa ntabwo naza n'umugore wa kabiri ibi biterwa n'iki kanakenye babwiye data yashatse abagore babiri umwe ni uw'Inyanza undi ni uw'Ingarama uyu mugore w'Inyanza igihe cyarageze arigendera aravuga ati kuba muri nshiri biharaniye izubira Inyanza wacu ajyana n'abana natwe turaza aragenda azana uw'Ingarama hasi nyine we barahuza barahuje kuko iyo badahuza ntabwo abakiri kuba gaciye sigera igihe kiragera ndangije amashuri ndabyibuka 2012 nibwo nagiye kubona mbona bene wacu baraza barambwira ati ese muzi ko turi abasekanye umukuru muri wo w'umusirikare ambwira ngo ndabizi bajya batubwira ko hari abana ba data ariko ntabwo mwari mwaza kudusura ngo tubamenye nibwo nanjye ngirangiza kwiga atoke rero turaje kugira ngo tugabane umurima wose mufite twawuhingaga ntiwadukwiraga none tugiye no kugira gute kugabanya ego vuga ngo nta bintu mufite nta makuru mufite aho muri abatunzi ahubwo ntabwo mushimira Imana ibyo mufite nuko dufashe wa murima tuwugabanyijemo kabiri hano si hanini ariko twafashe umwanya wo kugabanya turangije baratubwira bati ese mwiteguye kugura cyangwa twigurishirize n'abandi menya nta n'ibitobe twari dufite mu rugo nta faranga twagira mbonye ibintu bikomeye umukuru nyine burya bari mukuru yanze ukunze hari ukuntu Imana ifata abantu bakuru burya nubona umuyobozi ahubwo gukora iki ntuzamurebe ngo nuko ushobora kubona mu ruturu umwana uzamwumvire nk'umuyobozi mpamagara mukuru wanjye w'umusirikare waganirwa n'umubwire nabwira ariko ubundi turi amaraso amwe icyo jambo naherewe arambwira ngo turamwe ni iki cyatuma wifuza ko abana baso bagiye kwambara ubususi babuze icyo barya none rero bemera ko turi bamwe iyi samu ugiye kuyindera numara kuyindera genda jya mu cyayi cyo gupagasa nzakwishyura amafaranga yayo kandi ibyo tuvuganye bariya abagore nibeje ngo batuvuguruze niko namubwiye ariko kwakiriye turagenda tubabwira igitekerezo tugize uri mama rero we avuga ngo ntibishoboka turashaka amafaranga uyu munsi umuhungu aramubwira ati ndema wanyuze mu rukiko iwanyu ni Nyanza niba udashaka ibyo tukubwiye iwanyu ni Nyanza ati ubu n'abana tugiye kwigabanira gusa kujya mu biciro by'amafaranga y'isambu amafaranga nayakoreye amezi 8 nta n'atanu n'ijya ndegeranya amafaranga ndayohereza ndebye ibibazo byose vuga ngo umugabo ukinisha guhora azana umugore buri kanya ntazi ibyo arimo iyaba baryanaga mukiri wo mu murebe y'abagabo bamaze gupfa abantu bararyana biri kumvikana ugasanga ni intambara za hato na hato erega ijambo ry'Imana tubwira ngo nutigira mu byaremwe n'isuka izagira gutera izakwigisha ese wishimiye ko numara gupfa abana bazasigara bateza induru wishimiye ko ibyo bizasigara byarabuze wabiyobora ariko hamwe no gutuza no gusenga Imana irabikora bigenda neza
Imana ibibatse. Turashoje soreje igiye gufata umwanya utari muto buri wese asengere mu mutima we. Ese biri kumvikana? Ntabwo mbategetse ngo nimupfukame kuko hano hantu ntabwo turahakora neza, ariko turanifuza kuzahakora ni mu bishaka. Ese murabishaka? Turifuza kuzahakora akaba hameze neza, hagira n'umuntu uzana ngo wera akumva ko kuba aje ku ruhero aje mu ntara nziza. Ugiye gufata umwanya rero wese arafata iminota 3 cyangwa 4 usengere bimwe wabonaga byari bikubangamira, kuko ni umunsi wo kwiyiriza gusaba gusenga. Ese biri kumvikana? Ituza kurangiza turabaha gahunda isoza y'umuyobozi karibu atubwire gahunda tugiye gukurikiza uko bimeze. Tukaza kurangiza n'indirimbo ya 28 araza kwitubwira, ariko mwakano kanya mbere uko ngewe nsenga buri wese nafata umwanya asenge mu minota 3 cyangwa 4 yereka Imana ibyamugoye, kandi Imana yiteguye gutanga igisubizo uko byakagenda ko kose. Twatangiye. Imana yacu twongeye gushima kandi tuguhimbariza ibyadukoreye, gushimira ko dukunda kurenza uko tubitekereza. Turi abana b'abantu, dushobora gucumura uko bukeye n'uko bwije, ariko Data uradukunda. Niyo mpamvu tuzamuye amashimwe yacu dutangira uyu mwaka dusaba umugisha mwamutanga nawe, kugira ngo uzarengere imiryango yacu, kugira ngo umugabo umugore uri hano, umusore ndetse n'umwana muto, kandi twishyize mu biganza byawe kugira ngo uzajye ubana natwe. Twaba tugeze ahazamuka bitubera umugisha, twaba tugeze ahamanuka ujye ubana natwe. Mu gihe tugenda amazi bitugereza biduca intege, ujye udukomeza tubere byose, maze twibuke ko dufite Imana ishobora byose. Byadukije ni ntabwo tuzayobora kuko turi mu isi. Muhimbyi ndetse umugaragu wawe yagaragaje ko ntabwo intambara zizashira, kandi ubwo amahoro azahora keretse ugarutse ugakuraho icyaha n'urupfu. Data ugiye kuzagira iherezo ryiza. Muri uyu mwaka twishyize imbere Mwami kugira ngo uzatuyobore. Dusengeye itorero ryawe Mwami kugira ngo urihe umugisha. Watanze umugisha turawubona kandi turanawushima. Data ukomerezeho. Abana bawe bagize bakorewe ngo tube dufite urusengero, haba Mwami ku wateruye itafari ndetse n'uwabazanye igiti ukageza kuri perezida wawe niwe waduhaye amabati. Data twese turabigushimiye. Ni urukundo rwawe twabonye kugira neza kwawe Mwami, natwe mpamvu twishimye. Ntabwo rero birangiye ahangaha twubatse ubwo mu isi, ariko turifuza ko Mwami twazaba mu tubagizwe n'amaboko y'abana b'abantu, tugiye kuzagira iherezo ryiza. Hari byinshi byahagaritse imitima yacu ndetse tubitekereza twumva dufite ubwoba, ariko Data ugiye guhumura kuko wanesheje isi, kuko isi yuzuye n'ibyawe. Nubwo bamwe baburara abandi babimena, nubwo bamwe Mwami babura amaguru abandi bayafite, nubwo bamwe muri twe Data bakwambara ubusa abari dufite ibyo twambara ndetse tuganahinduranya, Mwami ijambo ryawe ritubwira ko tugomba kubana n'abantu bose amahoro. Buri wese rero ugiye kumuha agaciro, kuko nawe wamuha agaciro ukamuha umwuka wawe. Data wihimbarizwe.
turi umunsi mwiza wejeje rero ugaha umugisha, ndetse turi no mu munsi mwami tubona ko tugomba kwiriza ubusa tugusenga tunaguhimbaza ibyo wadukoreye. Data nzamuye amashimwe nshimira urukundo rwawe ruhorana natwe ubugeni uko bwije, kuba twaratangiye umwaka 24 ni kubera ubuntu bwawe bwahabaye. Data turagushimiye, reka ubushake bwawe rero buzakomeza kubana natwe muri uyu mwaka, uzadukomeza kugica kandi byiza, uzaturinde kwibagirwa. Umugaragu wawe Yesu wa mwami wamubwiye amagambo maze urangije urabwira ngo nahumure kandi ashikane kuko ari wowe ubimutegetse, umubwira ko urugamba agiye kurwana atari urwo ahubwo ruzarurwana. Data warabishoboje, Yesu wabirebye azamura amashimwe aragushima, natwe turagushimye Data ubigitariza. Ni ngombwa ko rero muri kano kanya ngo twari mu cyumweru mwami cyahariwe kugusenga mu minsi 10 y'ububyutse, turavuze mwami kugira ngo ubugure imitima yacu, uyeze uyitunganye, ihindure ibyaremwe bishya. Umunsi w'amateka hatabuzemo n'umwe mu bari aha ngaha n'abandi bateraniye hirya no hino kuri iyi si, Data tuzaboneka umugabane w'abandejeje. Reka amahoro rero utangire ubuntu akomeza kubana natwe, rero guca bugufi mwami ushyirwe hejuru none n'iteka ryose.